nabwo tumukoreye tumutinya twumve ko yica agakiza, yica abanyabyaha badashaka kureka ibyaha. Simba supermarket aya makuru ntago twayaha mu isoko ryose ribonetse. Imana ishimwe, tujye dukunda kumva amakuru y'umurwa. Imana ishimwe. Cyo waba uruhijwe waba uremerewe, ya wishakira imirimo igomba kukurinda. Yego, iyubakire. Wacu niba bivuze neza ngo ese uri kubaka nzuki. Yego. Yes, reka tubasuze mwebwe mwese mudahema kubana natwe ko bwije nuko bukeye. Amahoro ya Kristo nabe kuri mwe, kandi umucyo w'iteka urabagiranire kuri mwe aho muherereye hirya no hino ku mpande enye uko zigize isi. Duhaye ikaze inshuti zacu, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu. Reka mvuge ngo ku migabane igiye itandukanye ndetse n'amatorero atandukanye. Iyi ni ya televiziyo yanyu, televiziyo yacu Betifage TV. Nababwiye ko bisobanura inzu y'imitini, kuba byumvishe wenda ari ubwa mbere namwe ni mubimenye. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe nabwiye ko tuzatumira abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Umukozi w'Imana bushize yaradusuye kuri Betifage TV, none twagize umugisha Imana yagiye kumutugabiza. Uyu munsi yaje kugira ngo yongere atugezeho ijambo ry'Imana nk'uko Uwiteka yabiteguye. Turakwakira umukozi w'Imana. Uraho? Muraho neza. Makuru y'iminsi? Makuru y'iminsi ni meza. Mutware n'abana bameze gute? Bameze neza cyane. Barakomeye? Barashima Katonda. Katonda ni rurimi ki ko ntazi urwo rurimi ra? Sinjya menya indimi mbwira urwo rurimi Katonda bivuze. Katonda ni mu Kigande. Kigande. Katonda ubwo ni iki? Ni Imana. Okay. Bari gushima Imana. Yego. Bari gushima Imana. Ishimwe kandi yabwicyura. Ndakubona wambaye neza. Ni kubera Imana. Wambaye nk'umuhebura w'akazi. Imana ishimwe cyane. Yari yarabitubwiye. Okay, ubwo ngubwo turi iyo wambaye gutya uri gusoza iby'Imana yavuze. Cyane. Iyo umuntu abirimo neza niyo agenda biramubera. Iyo arimo neza, iyo agenda biramubera. Buri muntu wese akabona ko abirimo neza. Abirimo neza. Yes. Tangira rero twibwira. Numara kutwibwira usenga Imana, numara gusenga Imana agatute turakarahita kajya imbere yawe, noneho uvugira Imana nk'uko yagutumye. Karibu. Murakoze cyane. Amazina ni yayandi n'Uwineza Jeannette. Cyakunda kubabwira ngo ndi umugore Imana yagiriye ubuntu. Imana ishimwe cyane. Yaritegereje arareba isanga ngomba kuba umugore. Uri umugore. Ariko kubw'umwana w'umuntu ntago nagombaga kuba umugore. Ariko rata Yesu warebye aritegereza asanga ngomba kuba umugore. Yego. Uri umugore ukaba n'umugabo. Oya. Reka gutese. Umuntu wese uvugira Yesu aba ari umugabo. Imana ishi. Haleluya. Ndi umugore nkaba n'umugabo. Umuntu wese uvugira Yesu. Yego. Mu rugo nturi umugabo. Ariko kwa Yesu. Mu buryo Imana yaguhamagaye. Imana ishimwe. Uri umugabo. Icyo namenye ko abagore mu mateka ya mbere ntabwo babarwaga. Yego. Habarwaga abagabo, hakabarwa n'umwana w'umuhungu. Nubwo yaba akivuka, iyo yavukaga ari agahinja, mu bagabo babarwaga, mu mubare wabarwaga, ako kana kabarwaga nako nk'akariho. Ariko abagore ntibabarwaga. Ariko Imana ishimwe. Reka nshimire Perezida wa Repubulika yaduhaye ijambo. Neza ubundi numvise hari akantu numvise ngo umuvugizi wa ADPR yumva ashaka ko umugore ari usigara ayoboye ADPR. Ndabyumva cyane. Biriho. Haleluya. Ibi byose abayobozi bacu dore kuri Excellence Perezida wacu wa Repubulika. Yego. Buriya yahaye umugore. Imana yamukoreyemo asohoza icyo isezerano rishya ryasohoje. Yego. Ibyo Yesu yasohoje nawe yarabisohoje, abishyiraho kashi. Yego. Aravuga ngo umugore ijambo, umugore mu nteko, umugore mu kiministeri, umugore mu murenge, umugore mu karere, hose mbese umugore. Bureka gato. Abagore mwese munkurikiye muri kundeba, mwumva ko Yesu yadushyigikiye akaduha ijambo. Mwumva bare muhaguruke mu mpere Yesu icyubahiro. Amen. Akiri icyubahiro cyawe Mana. Warakoze. Imana waduhaye ijambo. Imana yarakoze. Haleluya.
ntabwo nabona uko mbivuga. umuvugizi wa ADPR Yego. Ezayi Ezayi. mushumba mwiza Mushumba mwiza. wahamagawe n'Imana Haleluya. wahagurukijwe n'Imana Wahagurukijwe n'Imana. nawe Imana imukora kwiyereka Yego. aravuga ati nanjye ugomba gusohoza iby'Imana yavuze ku mugore ubundi ko yahawe ijambo ni gute yabura ijambo mu itorero arangije aravuga ngo umugore ubutambyi umugore umushumba umugore pasitori Imana ishimwe cyangwa navuga ngo narindi gushimira muri gukurura abayobozi bacu bahaye umugore ijambo ariko bamuhaye ijambo babiheshejwe na Yesu. Yesu niwe wabahagazemo nk'abayobozi aravuga ati rwose kabisa umugore agomba kugira ijambo noneho rero nari mvuze ngo uri umugabo nicyo nari nshingiyeho gituma mvuga byinshi iyo mfashijwe mvuga byinshi. Noneho rero kubera ko uri umugabo wo guhamya ibya Yesu nyemerera usenga Imana numara gusenga Imana ugaragaze ko kuri umugabo wo guhamya ibya Yesu Kristo. Karibu. Turagushimye cyane Imana yacu, tugushimiye wowe utubera amaso, tugushimiye kuri Imana igitubera ku rugamba, tugushimiye kuri Imana igitureberera aho tutareba ukaduhigira ibihiga umubiri n'ubugingo. Ishimwe n'icyubahiro no gutambirwa n'ibyawe. Ninjye wa mugore wagiriye neza, ninjye wa mugore wakuye mu bigirwamana byo kwa sokuru. Haleluya. Ninjye wa mugore wahaye ijambo nta ruwo kugira ijambo, ninjye wa mugore wahaye agaciro nta ruwo kugira agaciro, ninjye wa mugore shimwa Yesu. Uwera wa Isiraheli rero dutangiye iki kiganiro cyawe, wururu kube hagati muri twebwe, wururu kubane nanjye, wururu kubane na Joel kuko hari icyo wamuvuze, hari icyo wamugambiriyeho, ngaho dushyigikira kuko uri Imana igidushyigikira, wururu kubane n'abagikurikirana umunsi ku wundi. Imana ishimwe, nabo bagirire neza, ubaha umugisha, ubarengere ku munsi wo kurengerwa, ubatabare ku munsi wo gutabarwa, wubake ingo zari zisenyutse, ujye ufata ibitari biriho ukabikuramo ibifata. Imana ishimwe. Ngaho shimwa rero, turatangiye rero tuze gusozanya nawe, uri mu ruhande rwacu, urakoze urakarama mu izina rya Yesu Kristo watambwe rimwe gusa. Amen. Karibu tugezeho ikimana gakugeza. Imana ishimwe. Amen. Nkunda kumva amakuru y'umurwa, uri kuratagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, haleluya, nagushidikanya, umunsi umwe nzawinjiramo. Abazaba muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, Imana ishimwe, w'ikamba ry'izahabu, umunsi umwe nzawinjiramo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uyu muririmbyi yabivuze neza ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Wowe mubyeyi uri kundeba, ujye ukunda kumva amakuru y'umurwa. Imana ishimwe cyane. Wowe mupapa uri kundeba, ujye ukunda kumva amakuru y'umurwa, ukunde kumva. Wowe musore nawe mukobwa uri kumva cyane, ninjye wa mugore rata, njya nkunda kuvuga ngo ninjye wa mugore mama yabyaye akansiga uwo mwanya akimara kumbyara rata. Imana ishimwe cyane. Ariko Yesu arandinda, arambera, arankuza, none ubu nanjye ndi umugore. Haleluya, mfite abanyita mama. Imana ishimwe. Wari ubizi ko mfite abanyita mama? Nababonye ufite n'umusore. Wamubonye mwiza? Muremure ushima Imana. Imana yacu rero ishimwe. Shimye Imana ko ari Imana igirinda imfubyi, ikazirindira mu bupfubyi rata, ikayirera igakura, ikabona ko ikwiye kuba umugore, cyangwa ikareba ikabona ko ikwiye kuba umugabo. Imana ishimwe, ikayubakira bigakomera. Mama yagusize ufite imyaka ingahe? Ako kanya nkimara kugera ku isi, mama nawe ahita acaho. Mama ntago muzi isura cyakora usibye kureba amafoto. Yego. Ariko rata ndashima Imana ko yabanye nanjye igakomeza kundinda, nundeze nawe
papa wanjye ari we Marube, maze kugira imyaka 6 arapfa. Yari asize antangije mu wa mbere pirimeri, ndakomeza mbana n'umugore wa Marume ari we mama wanjye, arandera arankuza, ntago yigeze antererana. Nawe nyine maze kugera mu myaka 17 biba ngombwa ko akurwa muri uyu mubiri agira ate aritahira. Birahari ariko Yesu niwe ujya ubasha komora ibikomere akavura imvune zo mu mitima. Mama wakubyaye yagusize ukivuka. Yego. Mama wakoreze agasiga ufite imyaka 17. Marume nawe asiga afite 6. ntabwo mbyumvise. Marume yagusize ufite 6. mama yagusize nkivuka. Marume agusiga mfite 10. Marume asiga mfite 6. Umugore wa Marume asiga mfite 17. ubwo papa wakubyaye we? Papa wambyaye waracyariho. We ndiyakureze? Oya ntago yigeze andera kubera ko mama yambyaye papa ari muri gereza. Bari njya numva mu mateka nyine ngo bari bafite akabari, baraharwanira ku kabari apfira umuntu, papa birangira bamufunze. Wacyafunze? Oya yaje gutaha azana undi mugore wa kabiri. Yego. Ariko nizere ko ubu mujya turavugana nta kibazo. Ariko mu kuvugana ntago byatuma nirengagiza abavandimwe twareranywe. Yego ntago byatuma nirengagiza abavandimwe twareranwe. Mfite barumuna banjye twareranwe ariko tubyara twanjye nkunda cyane. Aho turi muri Kirehe ndadusuhuje. Nsuhuje Pacifique, nsuhuje Niyonsaba Marie Rose, nsuhuje Uwambaje Imana Marie Goreti, nsuhuje na musaza wanjye mama yadusigiye Reponse. Yego uyu mwana ni uw'amateka, uyu mwana ni uw'ubuhamya. Imana ishimwe. Reponse afite ubuhamya nk'ubwawe? Yego. Kuko byumvikane ko nawe mama yamusize ari mutoya. Afite imyaka ingahe? Ubu ngubu afite imyaka 21. Mama yamusize afite ingahe? Yamusize afite umwaka n'igice. Byumvikane ko afite ubuhamya nk'ubwawe? Yego. Ubwo ugatinye guhamya aho waturutse, ntugatinye guhamya ku gisekuru, kuko burya ngo iyo uri gushaka gukira indwara urayirata. Imana yeyo nahavuka. Ubwo Marume ndabyibuka akimara gupfa, mama wanjye yaguriye uwe ikanzu ya papa arankunda, nanjye arangurira papa arankunda, 2 ebyiri zisa n'abandi 2 ebyiri zisa. Yego. Niba maze gukura rero, niba yarashaka kugura igitenge yarambwiraga ati Uwineza mwana wanjye tugende ryo kunshagurira igitenge. Yego. Turahabaye. Umuririmbyi yaravuze ngo nyemerera mana yanjye, nyemerera nkubaze iherezo ry'urugendo tuzabona mwikiwe. Nyemerera mana yanjye, nyemerera nkubaze iherezo ry'urugendo tuzabona mwiki. Impamvu ndirimbiye uyu muririmbyi ndaza kuyibabwira. Noneho hari kunda guhimbaza Imana, kuko ndavuga ngo iyo nahimbaje Imana, yego rata, koresha aya maguru yawe akiri mazima, ukoresha amaboko yawe bikiri bizima, kuko hari igihe buzira bukanga gucya. Imana ishimwe. Turagiye tugiye gusenga, baba batanze amatangazo y'abana bakeneye kwigira umubatizo, ariko nko mu masaha njye kumva numva mu cyumba hirya cy'amasengesho bimbitse bari gusenga. Bavuga ni nyine ni kwa kundi umurwayi arwara, mujye mukunda gutunga icyumba cy'amasengesho mu ngo zanyu cyangwa no ku rusengero. Yego. Ni kwa kundi bari gusengera umurwayi. Ubwo batanze amatangazo njya kureba mama muri korari. Ubwo mbisezerana n'uwo tungana ari we witwa Pacifique. Nawe yarashatse. Ndamubwira ni Pasi, ngiye imbere yitwaga Nyampundu, ni Nyamo, ngiye kugenda mbwire mama yuko natwe tugiye kwiyandikisha mu baziga umubatizo. Ariko mama nkimugera iruhande ye kubona mbona ari kujya ahekenya umunwa. Ndavuga ni mama, ishyamba ntago ari ryero. Tutarataruka sigaranye turi kwiyandikisha na kwa kundi muri korari Sunday School basigara bari muri korari y'urubyiruko basigara bari kurepeta. Warataha atahana n'akandi karumuna kacu gato yabitaga Goreti. Karacyariho nako karashatse. Baratahana. Ariko uwari dirija wabo aza kutubwira ati mama wanyu yarwaye murepete vuba mugire mutahe. Turataha. Ariko reka nkubwire, tujye tuvuga Imana neza. Gurupe yaraje ba mu rugo kuko bari bamaze kumenya ikibazo afite. Ubwo natwe tukigera mu rugo mbona umuntu nyine si kwa kundi, ni nk'ari njye mukuru wari ubarimo uciye ubwenge. Mbona ishyamba si ryero. Uburyo umubyeyi adakunda kurwaragurika, iyo yarwaraguritse ubona ko hari icyahindutse. Ubwo ngubwo urumuri rurimo.
ubwo ngubwo turangije turicara turariye, ubwo tukabanya amasengesho baba baraje bakajya basimburana mu rugo igitondo n'ikigoroba. Ibaze kugira ngo umuntu w'umubyeyi baramukazi bawe bakwirukanse ku gasozi, ninjye wamwirukankaga inyuma nkajya kumufata. Ariko noneho kwa kundi amaze kubimenyera, yajya ujya kumva wenda banyegurupe badahari, yajya kumva bigiye kuza akambwira ngo ino nkubwire, ubwo ururimi aba yumva rwatangiye kugobwa, agenda ati ndi kumva rero byaje, jya njye kureba kanaka. Ubwo nkahita mfata ingufuri nkakinga icyumba nkamukingirana nkiruka, ubwo tugatangira tukanyanyagira tukajya guhuruza. Imana ishimwe cyane, tukajya guhuruza, twamara guhuruza bakaba baraje. Abakozi b'Imana, Imana ijye ibaha umugisha, ab'Imana yabitsemo ibyayo, Imana ijye ibaha umugisha. Kabushuti aho urinda Eliyezeri Kabushuti, ubu ni mwarimu i Herumoni muri ADEPR, ndagushimiye Imana amahoro izajya ihora iguha umugisha. Mutegarugori ndagushimiye Imana amahoro izajya ihora iguha umugisha. Imana ishimwe cyane. Bakaba baraje, bamara kuza nyine bakenyegeza igicaniro, bamara kwenyegeza igicaniro bagasenga, bikaba biramurekuye biragiye. Ubwo yamara koroherwa bakongera bakigendera. Bwa burwayi aza gukuramo igituntu, akuyemo igituntu nacyo turamurwaza biba ngombwa ko twimuka aho marume yamusize tujya kuba ku ivuko kwa kaka kwa mama w'umubyara, twubakayo inzu. Aza kureba asanga ibyo ngibyo bidahagije, hahandi muri rya tongo rya sogokuru ahatanga ikibanza cy'urusengero ADEPR cyubakamo umudugudu ari wo witwa Herumoni. Yego, mama wacu atanga ikibanza aricyo cy'iryo tongo rya sogokuru, bubakamo urusengero. Bamaze kurwubakamo rwiza cyane, uwo mupasiteri nakubwiraga Damiye niwe wahakoze. Mana Imana y'amahoro izajya imuha umugisha, akajya apakiza imodoka y'amatafari ahiye ijoro ryose. Nawe Imana izamwiture, nitanamwitura izitura abo yabyaye. Ubwo biba ngombwa ko Imana ivuga ngo hunga udapfa, tuza kwimuka. Twimutse n'ubundi biranga birakomeza bifata ubusa. Njyewe ndabyibuka nigaga muri Kongo, ndi kwiga mu mwaka wa 3, baza kwimuka nyine ndi kwiga muri Kongo. Biba ngombwa ko nyine nza kubasanga Kirehe, ariko barabanje baraza baba i Kigali, bavuye i Kigali bajya Kirehe. Nza kubasanga Kirehe, ndagenda ndasura, ndongera nsubira kwa kundi nyine mu biruhuko, nkajya nongera nkasubira ku ishuri. Aza kurwara n'ubundi ararwara agera kure. Mu kugera kure haje kuvukamo uwo mwana w'umuhungu nkubwira, yasize afite umwaka n'igice bita Reponse. Bakundi nyine abapfakazi babafatirana. Arangije akuramo n'ubwandu. Mu gukuramo ubwandu ntiyabimenya, umwana arindi yamubyara ntiyabimenya, akajya arwara akagera kure, akajya n'umuti w'ineza mwana wanjye ngwino turamurwaza ku bitaro Kirehe, mu gihe baduhaye transfer yo kuza i Kigali, kubera ko Kirehe ho ibitaro byaho ni etage, hari hasi ni kuri centre de santé, hejuru ni ku bitaro bikuru. Bamufashe ibizamini, cyakora mu gihe bahamagaje ambulance iturutse i Kigali, hageze umwuka wa nyuma ubugize ute, uburarangiye. Abana rero tuba dutangiye ishuri ry'ubuzima, ariko ndashima Imana yo iri mu buturo bwayo bwera. Ni Imana igira inda mu busabusa. Yego, tubayeho turareranye. Ndankashimira umushinga bita Partners uba Kirehe. Uwo mushinga uturuka i Burundi, ni umushinga ujya ufasha imfubyi. Partners biduhaye inka turayitayeho, n'usibye ko no mu rugo twari dufite indi, tuzitayeho. Urumva nyine turatangiye tukabanganya imirimo, turatangiye twitanaho. Ariko ndashima Imana ko nta wavuyemo wabyaye ikinyendaro ngo akibyariraho. Ndashima Imana ko twese dushatse. Yego, twese turashatse. Ari uwo ngo Pacifique arashatse abyaye 2, nanjye Uwineza Jeannette ndashatse mbyaye 3. Niyo saba Marie Rose nawe arashatse abyaye 2, Gorete nawe arashatse abyaye 4. Imana ishimwe. Hasigaye Reponse nawe kandi izabikora. Imana ishimwe cyane rero kuko yahabaye, yakoze iby'ubutwari. Ndagira ngo mbwire wowe ubabaye cyangwa wowe uri mu kigeragezo, wumve ko mu ijuru hari Imana. Imana yacu nishimwe.
yego imana yacu reka dusoreze kuri iri jambo riri muri Samweli wa mbere ibice 2 umurongo n'uwa 6 n'uwa 7. Imana ishimwe. Riravuga ngo Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha agakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uwiteka arica agakiza, akura ikuzimu agashyira ibuntu, arica kandi akanakiza. Imana ishimwe cyane. Adakura ikuzimu ngo ashyire ibuntu, njyewe n'abarumuna banjye ntabwo tuba turiho. Yego rata. Adakura ikuzimu ngo ashyire ibuntu, ntabwo tuba twarashatse ngo tubyare. Imana ishimwe cyane. Kandi byabo yica abanyangeso mbi badashaka kureka ingeso zabo. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe cyane. Wowe uri kundeba nawe uri kunkurikirana, wumve ko Uwiteka yica kandi akanakiza. Haleluya. Imana ishimwe. Akura ikuzimu agashyira ibuntu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubarinda cyane. Mwumve ko Uwiteka yica agakiza, agakura ikuzimu agashyira ibuntu. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Shalom. Urakoze cyane, utugejejeho ubuhamya, ariko ndumva waraciye kure. Waciye kure cyane. Ni birebire. Iki ni igice cya mbere. Ni birebire, ni igice cya mbere. Nzabaha n'ubuhamya bw'ishuri ry'urugo. Haleluya. Ishuri ry'urugo ryarashize ariko ntabwo rirashira. Numva ari hatari. Biba bigikomeje. Ubundi nako turekeraho. Ariko ni ubuzima bw'imibereho ya buri munsi. Ni ubuzima bw'imibereho ya buri munsi. Nageze ubwo ngo ni ishuri ry'urugo riturutse ku mugabo. Oya, ni ubuzima bw'imibereho ya buri munsi. Aho ngaho imibereho yo mu butayu. Aho ngaho rwose kabisa, iyaba ari ishuri ry'urugo riturutse ku mugabo cyangwa se ku mibanire yawe n'umugabo, ikiganiro sinari kuzagisora kuko ibyo twigisha nyine byari guhita bipfa. Oya, nanjye ntago bibaho. Ni ishuri ry'ubuzima bw'imibereho ya buri munsi. Yego. Gukena. Ko Imana ikura mu cyaro igatuza i Kigali ikakubakira mbese. Aho ngaho ni sawa rwose, ndumva ahari sawa. Ubwo uzabitubwira ubutaha. Yego. Imana iguha umugisha. Hari umuntu ushobora kwifuza ko nawe wamuhumuriza ari mu gihe nk'icyo nawe wari urimo, cy'ubuhamya bwo kubura ababyeyi, bwo kubura abana, bwo kugira ute nk'ibyo ngibyo, ndetse akifuza ko wanamusengera, nimero yaguhamagariraho ni iyihe? Ni 0788 11 6 0788 11 6 tukasengana Imana. Mfite na Zoom yitwa igicaniro gihoraho. Dusenga buri munsi saa 9 z'ijoro, saa 9 za mu gitondo, tugasoza saa 12 za mu gitondo. Murakoze cyane. Ubwo barakwandikira ubahelingi. Yego. Soreze dusenga. Turagushimye cyane Kristo, tugushimiye kuri Imana ijya yumva gusenga kw'abera, kandi ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, izibukwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwami, twari turi mu kiganiro cyawe, ngaho ukomeza kugishyigikira, ukomeze kukirwanirira, ukomeze kukibera bugufi, kibere maso, kandi n'abagikurikirana kigiraho kibakura, kigire naho kibashyitsa. Ngaho ukomeza kubana natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Bye. Bye bye.